gikomeye. Haleluya. Ntabwo nateraniye hano narindi nivuga ubutumwa i Buganda. Imana yabanye nanjye, ntabwo byari byoroshye ariko nagarutse amahoro. Cyari igihe kigoye cy'amatora ndetse byashobokaga ko ntari bugere hano amahoro, ariko Imana yarabikoze kuko hari urugendo nagenze na moto n'amasaha 2 mu ijoro. Mbese ntabwo byari byoroshye ariko Imana yarahabaye kuko sinashakaga ko amatora ari bunsangeyo. Rero ndashimira Imana, ivuga ubutumwa ryagenze neza cyane. Imana yabanye natwe. Ndabashimiye ko sanze muriho muri amahoro, nibwo mwabashije guterana. Imana ibahereze umugisha. Umuntu yasengeye Uganda ntiyasengera Kenya kuko abagande bakunda Imana cyane, ariko abanyakenya bakunda amafaranga kuruta uko bakunda Imana. Niyo mpamvu bibagiwe no guterana kwera, baba bagiye gupagasa. Ariko we wateranye, Imana yo mu ijuru iguhereza umugisha. Tudatinze rero tugiye kumva ijambo ry'Imana. Turasoma ijambo dusanga muri Yesaya 43. Iri ni ijambo tuzasoma umwaka wose cyangwa se igihe cyose nzaba ndi hano. Ni ryo turi gusengeramo muri uyu mwaka. Yesaya 43. Abatanzi nitwa Apotre Claire Lucas, narihawe n'umuhamagaro. Amazina yanjye nitwa Karikwera Marie Claire. Umubyeyi w'abana 5 n'abandi banyemera benshi. Ndi umugore umaze imyaka 32 nzutse, nyuma yo gupfa nkamara iminsi 3. Imana ikavuga ngo hari icyo uzakora utarakora, ongera ubeho. Ubwo ni ubuhamya ku batanzi, niyo mpamvu ndi kubibwira. Imana yangiriye neza, ingirira icyizere kandi ndabizi kwinyemera. Haleluya. Umutima wanjye uhamanya n'Imana ko ndi umwana w'Imana. Dusome rero ijambo ry'Imana dusanga muri Yesaya 43. Wahageze yadusomera Yesaya 43 umurongo wa 18 na 19. 18 haravuga ngo ibya kera nimubyibuke kandi ibyashize mwe kubyitaho. Dore ngiye gukora ikintu gishya, ubwo kigiye kwaduka ntimuzakimenya. Nzaharura inzira mu butayu, ntembeshe imigezi mu kidaturwa. Amen. Ongera dusomere Yeremiya 29 umurongo wa 11. Yeremiya 29. Yego 11. Yeremiya ibice 29 ku murongo wa 11 haravuga ngo erega nzi ibyo nibwira nzabagirira, ni amahoro si ibibi, kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma. Niko Uwiteka avuga. Amen. Imana ibahe umugisha. Yicarire. Urakoze cyane. Twakiriye abashyitsi mwadutekerejeho uyu munsi. Imana ibahe umugisha. Muzehe namwumvaga ntaramubona, nishimiye kukubona. Imana iguhereze umugisha cyane. Dusomye ijambo muri Yesaya rivuga ngo ibya kera nimubyibuke kandi ibya kera nimubyiteho. Haleluya. Ninde udafite ahe hakera? Uhereye uyu munsi, ndumva uyu munsi nshaka kwigisha, nashaka kubwiriza. Ninde udafite ibya kera by'ahahise? Haleluya. Gisela kuri Bonani yaratubwiye ati umundeba nakunda gutwisi, umva ndi mu kabyiniro ndi kuwukata, ariko ndi kuwukata imbere y'Imana. Ubwo nawe yari afite ahakera he mutwe yakundaga. Nawe ufite ahakera hawe. Ariko ijambo ry'Imana riratubwiye, ryaciye mu muhanuzi Yesaya, riravuze ngo nuko rero ibya kera nimubyibuke, ibyahise nimubyiteho. Haleluya. Dore ngiye gukora ikintu gishya,
ngo mbese ubwo kigiye kwaduka ntimuzakibona. Haleluya. Aranyura ngo nzatembesha amazi mu butayu, nzaharura inzira ahantu ho mu kidaturwa. Amen. Hari igihe umuhanuzi akubwira, nk'uko Pastor Pasi yahoze atubwira, umuhanuzi akubwira ati mbonye Imana iguhaye visa. Amen. Ese akubwiye igihe? Akubwiye umunsi se? Haleluya. Warangiza ugatangira gutekereza, Trump yarafunze, bizanyura hehe, ubu se ko na visa zahagaze, dore na Norvege ntibari gukora, ugatangira ukigira muri utwo. Ariko Yesaya amaze guhanura avuze ngo dore ngiye gukora ikintu gishya, imitima y'abantu itangira kwibaza ngo bizava he, bizaturuka he. Arangije arabwira ati aha, ndi Imana yanyu, nabonye mu mitima yanyu, nzaharura inzira ahari mu kidaturwa, nzatembesha amazi ahari ubutayu. Haleluya. Mana ishimwe. Amen. Nukibaza uburyo uzatabarwa, Uwiteka ntabwo agishwa inama, uzatabarwa bose babireba, uko Morodekayi yatabawe. Haleluya. Wikibaza ngo izo nzira zirava he, wikibaza ngo ese icyo kintu gishya kigiye guturuka he ko byagoranye. Hey, haleluya. Amen. Jewe igihe byagoranye nibwo mpitaze mpinduka Simba wa kike. Igihe numva byagoranye, igihe numva byadidanye, nibwo nambara imbaraga. Haleluya. Mana si rimwe kandi si kabiri, nabonye ineza yawe. Ahara marira wahahinduye umunezero, ahara marira wahahinduye umunezero, ahari bibazo wahahinduye ibisubizo. Hey! Haleluya. Yawe ndumva ndi mu kirere cyo hejuru, niba uri hasi kazi yawe, jewe ndi mu ijambo rivuga ngo dore ngiye gukora ikintu gishya. Ibyo byonyine ibindi n'ibinande. Asifiwe Yesu. Amen. Reka mbabwire impamvu mugira ubwoba, birashoboka ko nta kimana yabakoreye. Jewe Imana yankoreye byinshi binyemeza ko igiye gukora ikintu gishya, kandi ubwo kigiye kwaduka mugiye kukibona. Imana ihimbaza. Haleluya. Sinzi ibibazo ufite, sinzi intambara ufite, ntabwo zandutira kuba Imana yaranguye mu mirambo 2020 muri Nyaruguru. Nta bibazo na bike nagira byandutira ko Imana yanzuye nyuma y'iminsi 3 nkubiswe imbere nkapfa. Birihe? Ntabihari. Igiye gukora ikintu gishya, kandi ubwo kigiye kwaduka muzakibona. Amen, amen. Haleluya. Igiye kunyuza inzira ahatari hari inzira, kandi Imana igiye gukora ikintu gishya, irabanza igakuraho inzira zari zihari. Haleluya. Ukavuga akazi ko karangiye ngo biragenda bite, ngo umusipasa ko yahagaze ngo ndapfuye. Iyo igiye gukora ikintu gishya, irabanza igakuraho ibyo wishingikirizagaho byose. Amen. Igiye gutembesha amazi mu butayu. Muribuka Abisiraheli uburyo mu butayu bari bameze? Muribuka uburyo bavugije induru? Imana yarangiza ikababwira ati bite bimeze bite? Yewe Mose we, ngaho kubita kuri urwo rutare habonekemo amazi. Iyi Mana twizeye, iyi Mana jewe nizeye, niba atari yo simbizi wizeye, nzi neza ko ushobora kubona amazi mu rutare. Haleluya. Nzi neza ko ushobora kubona inzira ahantu hari igikuta ikahita ihanyuzuye inzira ugaca. Jewe niyo Mana nizera, kandi
kandi mfite ibyiringiro bifite ubugingo bikomeye bishikamye. Haleluya. Muri njye ngubu ndashinganye ngendana amahoro ubwibwa bwanjye burizwe n'ubupfire. Haleluya. Amahoro Yesu atanga aduha kurenga ibibazo tukabibona nk'ibitariho tukagendera mu butsinzi. Asifiwe Yesu. Nje kukubwira ngo niwizera Uwiteka aje gukora ikintu gishya. Nugire ikintu wishingikirizaho na kimwe. Yavuze ngo ibya kera mwe kubyitaho, ibyahise nimubyibuke. Aje gukora ikintu gishya. Uwo ni Yesaya wabihanuye. Yeremiya arangije nawe abisubiramo, arangije aravuga ngo erega nibwira kubagirira ni byiza si bibi. Imana ishimwe. Hari ibyo Uwiteka yifuza kukugirira ni byiza, ntabwo ari bibi. Haleluya. Ikikwereka yuko ari bibi ni bya bifungo by'abadayimoni baje baragufungisha, baje bafungisha amasezerano yawe. Ntabwo ujya ugira aho ugera. Iyo ugiye gutera intambwe hari imigozi igukurura igusubiza inyuma. Ibyo nibyo byibwira kukugirira nabi, ariko Uwiteka we yaravuze ngo erega nzi ibyo nibwira kubagirira ni byiza si bibi. Haleluya. Iki twishe ni iki? Tugendana ibifungo by'abadayimoni badufunze, bigatuma duhora tubona ibintu ari bibi. Ariko mu masezerano dufite ibyo yifuza kutugirira ni byiza, ntabwo ari bibi. Amen. Ese ushobora kureba umuntu ukamenya yuko afite igifungo cy'abadayimoni? Ushobora kumureba ukabibona? Abantu mumaze igihe mu nsengero mushobora kureba umuntu ufite igifungo cy'abadayimoni mukamumenya? Aha, Imana iguha umugisha. Uri mu mwuka wabimenya. Haleluya. Noneho hari n'ibyo turebesha amaso y'umubiri tukabona ngo uyu muntu arafunze kabisa. Ese uwo muntu biba bigenda bite? Haleluya. Tugiye kureba ibifungo byibura nk'icumi bikwereka ko uwo muntu afite ibimenyetso 10 bikwereka ko uwo muntu afite ibifungo by'abadayimoni, bituma atagera ku kizimana yamuteguriye, bituma nta hantu ashobora kuva ngo agere ahandi kuko arafunze, arafungiranye. Haleluya. Hari ubuzima ubamo Satani akagufungirana ahantu ukabugendana ubizi cyangwa utanabizi, ariko ukabura fungirana. Imana ishimwe. Haleluya. Igifungo cya Satani ashobora kugushyiraho ushaka kubireba mu bimenyetso bitandukanye. Urugero, ubukene, indwara. Ibyo ni ibifungo by'imbaraga z'umwijima. Ushobora kwemera ko ubukene bwazanwa n'abadayimoni? Haleluya. Ukajya igihe cyose uhorana ubukene budashira, wajya no gutera intambwe ugasanga ntibikunda. Wacuruza ikibanda bakagifunga mu mezi 2. Igifungo cy'abazimu cyaguteje ubukene. Niyo mpamvu wicara uvuga ngo Imana yaranyibagiwe. Imana ntayiriho. Iriho, irakora. Kandi yatubwiye ngo ibyo yifuza kutugirira ni byiza, ntabwo ari bibi. Haleluya. Icyo gifungo cy'ubukene se ntabwo ushaka gusengera dayimoni ngo zivuge. Ubukene ntabwo twakubita ipepo ngo rivuge nta yandi ajya yigaragura hano. Oya, kirakureba nawe ukakireba. Iyo utaratahura neza umenya ko ufite igifungo cy'abazimu kikubuza kwinjira mu mugisha wawe, biragoye gusimbuka icyo
gicaniro. Haleluya. Turi mu isezerano y'umwaka yuko igiye kuturemera ikintu gishya. Rero nifuza ko uyu mwaka uza kurangira hari abantu Imana yafunguye ibyo bifungo, tukinjira ku kintu gishya Imana yaremye. Haleluya. Ushobora guhorana indwara zidashira, ukarwara no kwa muganga bakabura indwara. Kumbi ni igifungo cy'abazimu, baragufunze baravuga ati ajya ahora hasi, ajya ahora arwaye, ntazagire ikintu abasha kwikorera. Kandi mu by'ukuri mu migambi y'Imana harimo nzakugirira neza, harimo kukuvana hamwe ikugeza ahandi, ariko icyo gifungo kigakomeza kuba ku buzima bwawe. Haleluya. Birakwiriye kumenya neza, ese iyi ndwara ni indwara ya kawaida cyangwa ni igifungo cy'abadayimoni? Uzabibwirwa n'iki? Gusenga no kwegera abakozi b'Imana bakagusengera. Haleluya. Mana ishimwe cyane. Ikindi kimenyetso kizakwereka yuko ufite igifungo cy'abadayimoni ni ugukora ibintu bidasanzwe. Gukora ibintu bidasanzwe mu buzima bwawe. Haleluya. Reka badusomere Mariko 5:6 bihuse. Shaka ko ducunguza uburyo umwete. Mariko 5:6 turebe uyu muntu wari ufite igifungo cyatumaga akora ibintu bidasanzwe. Mariko 5:6. Abonye Yesu akiri kure, arirukanka aramupfukamira, ataka ijwi rirenga ati, duhuriye he Yesu, mwana w'Imana isumba byose? Nkurahiye Imana ntunyice urupfu n'agashinyaguro. Kuko yari amubwiye ati, dayimoni we muvemo. Aramubaza ati, witwa nde? Undi ati, ingabo niryo zina ryanjye kuko turi benshi. Aramwinginga cyane ngo atabirukana muri icyo gihugu. Kuri uwo musozi hari umugana w'ingurube nyinshi zirisha. Nuko baramwinginga bati, twohereze muri ziriya ngurube tuzinjiremo. Arabakundira, abadayimoni bamuvamo binjira muri izo ngurube. Umugana wirukira kugucuri zisuka mu nyanja, zihotorwa n'amazi, zari nk'ibihumbi 2. Ndekeraho nibashije umurongo. Imana imuhereze umugisha. Uyu mugabo niba ari n'umugabo twasanze ko yari umuntu wari waratewe na dayimoni. Iyi dayimoni ngo yamurazaga mu marimbi, mbese baramubohaga agakatagura ibinyururu. Yari umuntu ukora ibintu bidasanzwe. Izo ni za dayimoni noneho bya bifungo tubonesha aya maso, tukavuga ngo uriya muntu yarasaze, uriya muntu yibera mu marimbi. Urumva arimo arakora ibintu bidasanzwe. Uri muzima warara mu marimbi? Uri umuntu muzima wajya kurara mu irimbi? Rero uyu muntu we kubera igifungo yari afite, yararaga mu marimbi. Yahoraga igihe cyose ngo yikatagura, yikeresha inzembe. Niko ibyamukoreshaga byari biri kumubwira. Uwo ni umuntu wari ufite igifungo kigaragara. Haleluya. Ariko agakora iki? Ibintu bidasanzwe. Uwo muntu ntashobora gupfa kwinjira mu isezerano ry'Imana. Wakinjiramo gute?
aho abandi bahererwa umugisha we n'uhari wibereye mu marimbi, uri muri katagura, uri muri barakubohesha iminyururu ukayicagagura. Ntabwo byakorohera kwinjira hehe mu masezerano y'Imana. Ikindi kimenyetso kizakwereka yuko ufite igifungo cy'abadayimoni ndetse gituma utinjira mu mugisha. Ushobora kugirana utuntu tworoshye, ariko mu by'ukuri icyo ni igifungo cy'abadayimoni. Ni ukuba wisangaho kugira ingeso zidasanzwe, ugasanga ugira ingeso zidasanzwe. Ingeso zidasanzwe ni izihe? Kubeshya. Turebe abantu babeshya. Uyu munsi tubashugurikire, tubakure. Adeline, turagusengera mu izina rya Yesu. Adeline mbajya abeshya. Imana igumugisha. Ikintu cy'ishanu ni ukutimenya ngo amenye ikifungo afite agendana. Ugasanga umuntu araguhamagaye ngo yewe uri hehe? Mushaka tuvugane. Ni ukuri ndi mu isambu kandi uri he? Kasarani. Nawe rimwe na rimwe binakubaho utazi ko ari ikintu kibi, ariko ukumva cyahise cyihuta mu buzima bwawe. Icyo ni igifungo cy'abadayimoni baguteje guhora ubeshya. Kandi Bibiliya ivuga ngo iki? Hanze hazaba yimbwa, abarozi, abasambanyi, abantu bakunda kubeshya bakanabikora. Bazabana hanze n'abo bantu, bazinjira mu bwami bw'Imana. Warangiza ukambwira ngo si igifungo cy'abadayimoni? Niba uzi ko kubeshya biba hafi yawe, urafunze. Ibyo byatuma utinjira mu mugisha w'Imana. Haleluya. Ubusambanyi, ni bande basambana hano? Hanze ndebera. Bose nabere. Haleluya. Aha. Imana ishimwe. Mani wa umugisha wa Kristo ba hano basambana n'ukuri. Yesu yagize neza. Igihe cyose uzisanga icyo cyaha gihora kikugarukaho, kandi rimwe na rimwe ukumva ubikoze nta natama yabyo cyane wari ufite, ariko byo gusa akanya kabaye wabona umukobwa aciyeho, kana nako ni keza, urafunze. Haleluya. Umusore akakunyuraho, uyu musore ni boga, wamumara imwe, urafunze. Haleluya. Icyo ni igifungo cy'abadayimoni bahora bakubwira gusambana, sambana, sambana. Umusore akaza hano muri Dorukasi nk'uko Fisto yaje, yareba Adeline ati kiriya gikobwa ni cyiza. Hanyuma byaca bati ni ikiyobewe. Yabonaga arasa mucata, ariko nako n'akayumbu karekare. Umutima ugahora uregeye. Icyo ni igifungo cy'abadayimoni. Nushaka ujye ushaka abashumba bagishugurikira, bagusengere, bagutandukanye n'uwo mwuka. Birashoboka ko hari sogokuruza wari umusambanyi, umwuka we wakuzamutsemo, niwe uri kugukoresha. Warangiza ngo ni ibisanzwe. Ntushobora kwinjira mu mugisha w'Imana. Haleluya. Amen. Imana ishimwe. Yenya nitangira urugero ku mugabo wanjye. Ajyamuga ati jewe hari igihe nasindaga, cyo nararanye ngasanga ni igikecuru naniryinyo. Cyo si igifungo cy'abadayimoni. Umusore mwiza usa gutya, niba atari abazimu wasinze bituma amaso ahuma, ujyana igini. Igifungo cy'abazimu ndababwira ngo jewe ntuzamukora hazambona, ukabona mukuye harakazi. Imana ishimwe. Abazimu bakamufunga bakakubwira ati ntuzashake. Yanubajya ambwira ati nzakugurira akantu wantumye shaka. Kubera icyo abazimu baberekaga inzobe, bakabereka umuremure, bakabereka umugufi, bakabereka umukara, byose akabona ni byiza. Kandi avuga ati ndashakira iki? Wewe ukagira ngo ni kawaida, kumva ufite abazimu baragufunze. Hari umwuka ugukoresha udashobora gutuma ugira ikintu ugeraho. Akicara na diplome ikabaho, agakorera perimi ya mbere ikabaho, agakorera iya kabiri ikabaho, agashakisha ntafate, akadepoza
kwicara ngo ni bisanzwe. Haleluya. Dukeneye kubanza gufunguka kwanza kugira ngo tubone uko twinjira muri aya masezerano. Pastor yatwigishije ngo nicyo gihe baguhanurira, bakaguhanurira umugisha ukazawurindira. Byahe uraturuka. Imana yaravuze nibyo, ariko hari agafungo gafunze ubuzima bwawe gatuma udashobora kwinjira mu masezerano. Haleluya. Umujinya, iyo bana ni bande bagira umujinya? Ni bande bagira umujinya muri ndagushugurikira tu. Muhimana Imana kumugisha na Pascal, Imana bahumugisha. Umujinya ni igifungo cy'abazimu baza bagafunga ubuzima bwawe. Rimwe na rimwe ukajya unanirwa gukontorora amarangamutima yawe. Ahantu wari ugiye kubonera umugisha ukaba wahasohoka kubera dayimoni y'umujinya, isezerano ukarikwepa. Haleluya. Batubwiye ngo Abisiraheli bagombaga kugera i Kanani mu myaka ingahe? 400. Biyongeraho 30 y'ubuginga yo kutumvira Imana. Mose yajya gusenga, yamara kugerayo ari kwinginga, ari gusaba Imana ibimenyetso, ari gusengera Abisiraheli. Barangiza babona atize bakaza kuri Aroni bakamwataka ngo turemere Imana twisengere, senyine wa mujinga yagiye. Imana kongera kucimbigiye. Kandi iyo uri kureba urugendo rwabo rwari rugufi, bari burugende bakakubanura bakabagezeyo, ariko bajyaga kugera Imana ikabitegereza, turacyafite ubuginga, ikabayobya bakongera bakagaruka bakisanga aho bari barazerera we bizengurukaho kugeza igihe Imana hamwe ngo dore rero igihe muzengurukiye umusozi kirahagije, mwe nta bwenge mufite, murabona mutazengurutse cyane. Dore akayira nino cyane kahungaho naho bacyambitse bagerayo mu masaha. Kubera iki? Iyo ufite igifungo kikugendaho bituma utinjira mu mugisha wawe. Akanya gato ugasanga umuntu abuze ikintu, umujinya urapayuze mu mazuru, umuriro ukaka mu mazuru, kavuga ngo iyo ni kawaida. Si kawaida, ni igifungo cy'abazimu kikugendaho. Murugo umugabo yavuga ati jewe uranzi jewe wabasinga, jewe ubu wambona umujinya ugapanda. Icyo ni igifungo gituma urugo rutagera kure. Haleluya. Birakwiriye ko twisobanukirwa kugira ngo muri uyu mwaka twinjire muri iri sezerano Imana yaduhaye, nuko tubanza kwifunguraho bya bifungo. Akusanga ufite ugenda ugakosore, ukireba no wiyimire, ukagenzure, hanyuma nurangiza uzaze gusengera. Haleluya. Ariko abo n'abashaka kwinjira mu mugisha wabo, utabishaka unejejwe n'uko umeze, ntuzaze rwose, nta kibazo ufite, genda shugurikira ibyanjye. Haleluya. Ikindi, kutubahana. Ukabona igihe cyose niwe munyagasuzuguro, ni wowe utubaha abandi, ni wowe utubaha abagenzi bawe, ni wowe uvugira hejuru. Nawe uti ni ibisanzwe, urafunze, ntabwo ushobora kugera mu mugisha wawe kuko uwo ngo uri gusuzugura kano kanya. Birashoboka ko ufite igisubizo cyawe, ariko igifungo kiri kukubwira ati no. Birashoboka ko nyogosengera ari ishizi igendera iriya yarapfuye, umwuka wo kuzamukamo niwe uri kugukoresha, niwe uri gutuma utubaha, niwe uri gutuma umugore mu nzu nta gaciro agira, kirase n'igiki, dore uko gisa. Kandi umushaka aravuga ati utemesheni, ariko atangiye kuba icyo ntazi. Dayimoni yahagurutse mubizi, niyo mpamvu utakimubona. Umugabo mu rugo baramubona ukabona ni igitangaza, ni ikibasumba, usigaye umureba ukabona dayimoni cyakwinjiriye. Haleluya. Kugira twinjire mu mugisha w'Imana hari ibyo tubanza gucagagura. Imana batwigishije Imana umugisha. Imana yabwiye Aburahamu, iramubwira ati mbere yuko nguha umugisha, mbere yuko nguhindura umugisha
so wanyu. Uyu mugabo witwa Yesu wo ntawe uzinjiramo. Winjiranye n'ibigirwamana nibiba. Haleluya. Niba dushaka ko iyi Mana ituremera inzira mu butayu, tubanze tugire ibintu ducagagura. Haleluya. Tujye ku cya gatatu, Mana wenda bimarira. Gusubira ku byo wakoraga utarakizwa. Hari abantu babisubiyemo. Hari abantu bakijijwe, urangije wisanga wasubiye mu byo wakoraga utari wakizwa. Ishyire ku munzani urebe. Ishyire ku munzani urebe. Ese ntaratangira gukizwa? Ese ntarasenga? Hari ibintu nakoraga maze gukizwa se? Noneho umunzani wanjye uhagaze gute? Ese nabisubiyemo cyangwa mpagaze neza? Ishyire ku munzani wipime neza. Ntabwo ngo buri wese yitore make kugira ngo tuze gusengera ibyo bifungo bicagagurike twinjire mu mwijima. Aho sindi buhatinde ibyo wakoraga gasimbizi, ariko birashoboka ko hari ibyo wakoraga utarakizwa, umaze gukizwa wikanga uri kubisubiramo. Icyo ni igifungo cy'abadayimoni, babandi bo guhora bagusubiza inyuma. Garuka bondi nenda bakubwiye ko mu muryango iwanyu bakizwa sha. Mugabo wanjye ajya kuba pasiteri, naramubwiraga ati shwi iwacu nawe ukoreye Imana ngabeho. Ati n'uwagiye mu gifurere cyaramunaniwe yahindutse inzererezi. Ijewe shwi ntabwo nabikora. Urumva dayimoni ari kukubwira ngo niwe wabishobora. Igarukire rata, guma aho ngaho. Ubwo iki n'abatinya n'iki? Inshingano zizamfata. Noneho ntabwo uzongera gusubira muri ka kabari. Inshingano ziramfashe. Ejo bundi yaratubwiye atanga ubuhamya we na neza ngo bagiye ahantu umusomali arabasuzugura yambaye poshi bombe, hari ukuntu ajya yambara akayambarira hano hasi nanjye bikancumuza. Arangije garagenda ajya imbere umusomali ati genda pasiteri. Ubu neza baravuga ngo pasita tuyu ni pasiteri. Nizi poshi bombe niki cyanwa uyu ni pasiteri. Aramurondora amuvana hasi, umugabo arisobanura agazana amafoto ngo genda pasiteri. Motore bananyinika genda nk'icyo. Haleluya. Ntabwo tuvuze ngo mwambara amakoti nk'uyu musaza no mu muhanda, ariko iyo urambara poshi bombe igera aha ngaha, igikabutura igipantaro bagishyize aha, bashuti njya mbona babimanuye, ibibokisa biraha, ipantaro biraha, nurangiza uvuga ngo genda umukozi w'Imana. Wahe genda nk'umuntu ukijijwe, uhindure n'imyambarire. Ibyo ni ibifungo by'abazimu bagufunga bakakubwira ngo ratigumira hanga. Ukiri umusore se ntiwaberwa? Njyewe muzana umusore yambara pocket, no pasiteri yambare pocket. Never. Uba ugomba guhinduka ukagira impinduka y'umuntu ukijijwe, y'umukozi w'Imana. Wisubira mu byo wavuyemo. Niwisanga uri gusubirayo, igifungo tayari cyakwinjiye cyo kukubwira ngo ariko ubundi byarakubera garata we. General pasiteri nambaraga miniwe pati arukize imbona. Haleluya. Pati mwe naragendaga ati uyirenza uragura itise yanjye. Yes, nari umusitari uri kwikinira filime, urajya kunshyira muri izi za rumbi. Gukora iki? Jewe maze kuba imfubyi numvaga ashaka kuba icyamamare, isi ikamenya ko kwa Saveri naho havuka umuntu. Nubwo hasigaye umukobwa, ariko byibura izina rye ritazasibamo. Mana nambwira ati sohoka muri ibyo, nzakwamamariza mu murimo wanjye. Haleluya. Ndashimira Imana igihindura amateka. Twe kwifuza gusubira he uko twari tumeze, ni igifungo cy'abazimu bari kugusohora mu nzu y'Imana bakujya ukaba uri mu nzu y'Imana ariko warasohotse kera, ufitwe n'ibifungo by'abazimu. Haleluya. Ikimenyetso cya kane kizabikwereka ibibazo, amadeni bigashira. Mwari muzi ko cyari igifungo? Ugahora mu madeni, ibibazo bikaza wewe. Hey, nibirangire kimwe kikajya kivaho hazi ikindi, ideni rimwe waba utararirangiza ugafata irindi. Icyo ni igifungo cy'abadayimoni bafunze ubuzima bwawe kugira ngo utagira ahantu ugera
bidashobora gutuma winjira mu mugisha wawe. Hari abantu bafite amadeni tuza kubasengera. Urafite se wahira ngo anyumvira nshuti ngo arayafite wa uyafite ngo afite ikibazo. Amen. Bayavuga ngo nta mugabo ubura ideni, ariko nubona bihama byirepeta ujye umenya ngo hari umwuka ubyihishe inyuma ushaka guhora kudindiza. Haleluya. Uri kugusubiza inyuma. Uyu munsi wafashe ideni rya 20, ejo ubonye ko rikunaniye ugiye gufatira iry'icumi. Ejo waguze imodoka biranze, uravuze ati imodoka kanyereke noneho reka mfate moto nayo batangira kuri ya indi igura 2,200 zigura ngahe ni moto nziza 350. Igifungo kikagukubita kikakubwira ati nta soni, uricara kuri moto ya 350 manuka uragurisha yandi ukayigurisha ukagurisha noneho bikagera aho bikanga n'ijana ukagurisha amapiyesi. Igifungo cy'abadayimoni kirahari nubwo utabizi, kirahari urakigendana nubwo utazi impamvu, uhora usitaragoringa urifuza gutera imbere ntugerayo. Hari igifungo cy'abadayimoni bafunze ubuzima bwawe. Ni ngombwa wegera abakozi b'Imana bagutandukanye n'uwo mwuka kugira ngo winjire muri iri sezerano turi gusengeraho. Haleluya. Hari umuntu uri gufashwa? Amen. Ikindi gifungo kibi mu izina rya Yesu, Imana izakindinde, igifungo cyo kudakundwa. Icyangiro. Aho ugeze barakwanga, mu kazi barakwanga, mu baturanyi barakwanga, mu rusengero barakwanga. Uranuka. Wabaye iki? Wumva n'iki gituma bakwanga? Wumva n'iki gituma mujye niyo nicaye mu kabari nk'abandi baranya? Niba hari abantu bakundana n'abasinzi, ahubwo ugasanga n'abasinzi barakwanga. Uzi ko abasinzi basangira bagasangira no ku muyaha no ku gacupa, umwe agasoma undi agasoma kandi bazifite, ariko ukabona bakundanye bari gusoma ku icupa, ariko ugasanga wowe niyo ugeze mu kabari barakwanga. Urahagera bakavuga ati undi araje nakuze nawe, kandi wireba ugasanga wambaye neza nta kibazo ufite. Icyangiro cy'abazimu kiragatsindwa. Uri umuvuzi. Mana ishimwe. Niyo waba uri bugure bakanga no kunywa kuzo waguze akagata uriya se n'umwiyemezi uri ibibazo bakabihindura kuri umwiyemezi, kumbi ni igifungo cy'abadayimoni. Abasinzi rero mukavuge nakerewe. Haleluya. Mana ishimwe. Mbona ngiye kukabyirwa aho ukabona zituyemo nituramuka leta bibiri. Amen. Haleluya. Kudakundwa biragatsindwa bikuva. Mana we, uzi ko ushobora kwimuka Kasarani nta muntu wakwimuka, ukavuga ngo Kasarani baranyanga, ngewe Kasarani mbona abantu bose bandeba nabi, ngewe Kasarani reka niyimukire nigirire coka. Satani ari kugusubiza coka nyine, kugucokerayo higirire. Igifungo cy'abazimu. Haleluya. Kidashaka gutuma hari ahantu uba, kidashaka gutuma ubana n'abantu. Igifungo cy'abadayimoni. Mana ishimwe cyane. Haleluya. Nusanga ugifite icyangiro uzaze tugusengera Imana. Kudakundwa aho ugeze hose batagukunda, Mana tugirire neza. Icya gatandatu, gucika intege. Igihe cyose ukumva ucitse intege, igihe cyose ukumva nta morale, mbese ugahora wumva ubuzima bwawe bucitse intege, ntiwakubaza ngo wabaye iki. Ibyo njya mbibona kuri Muhimbare.
ugasanga nubwo nabyutse numva nameze neza, wamuvugisha nashaka guseka. Bazimu, igihe cyose ukajya uhora urota urupfu, waryamye ntiwamara n'icyumweru utararota urupfu. Igifungo cy'abazimu. Haleluya. Abazimu bari kugukurura. Hari umudayimoni w'urupfu ufunze ubuzima bwawe, uhora ukwereka uzapfa, ugiye kugira wihebe, ntutekereze ejo hazaza, ntutekereze ikintu na kimwe, ukumva ufite kwiheba muri wowe. Waryamye urupfu rwaje imbere yawe, uko uryamye ubonye urupfu, intare zirakwirukankana. Ibiki? Igifungo cy'abazimu. Ukeneye gusenga kugira ngo izo nzozi mbi zive ku buzima bwawe. Hari abazirota, hari abantu barota ibyo bintu. Diana arabirota. Ukeneye gusengerwa. Ndashaka ko nukuri dusenga uyu mwaka abantu bagafunguka, tukinjira mu mugisha. Nawe urabirota? Najambo Imana igizanira ubusa mu buzima. Na Adeline, nawe ubwira abantu bose bafunze mu rusengero, bafungiye ku rupfu gusa. Dayimoni ugahora ikoma amaraso, tukaba tugira ngo ni ubumisi bwahe. Zarakoze, zarakumaze. Ni igifungo cy'abadayimoni. Guhora urota urupfu, aho ugeze hose ukumva nta mahoro ufite. Ibyo ni ibifungo by'abadayimoni bituma utinjira mu mugisha wawe. Ikindi gifungo mudashobora kumenya yuko ari igifungo, ariko ari igifungo cy'abadayimoni, guhora uhinduranya muntu muri kubyumva. Uyu munsi uri guseka, ejo ufite kamere iri kugenda ikagera iriya nko kungohe hano, ukumva niyo yageze. Ukaryama nta kibazo ufite, wabyuka ukumva ufite umujinya muri wowe, ntawakuvuze, ntawakugirize gute, urafunze nshuti yanjye. Hari igifungo cy'abadayimoni kiri kukugendaho, kiri kukubuza ibyishimo, gihora kiguhindaguranya, kikujijisha. Uko niko ubuzima buba buri guhindagurika. Haleluya. Wowe ukajya uvuga ngo ni kawaida yewe, ni ibisanzwe bise. Uyu munsi numvishe nagize imigwi mibi. Nta migwi mibi haba ku bana b'Imana, ni ibifungo by'abadayimoni. Haleluya. Ibiki bibaho? Igifungo cy'abadayimoni. Shugurikana nacyo ugisengere, wiryama. Haleluya. Nabwiye ngo buri muntu araza kumva Imana. Ikindi gifungo cy'abadayimoni Imana kiri muri iri torero, niba ngiye kugifatira yirindwi simbizi, kudakunda amateraniro. Igifungo cy'abadayimoni wowe ukajya ugira ngo ni ibisanzwe, kandi Bibiliya iravuga ngo uko iminsi irushaho kuba mibi, abantu mugwize guterana kwera. None ugasanga undi ntashaka kubikora, bigera ku cyumweru ati nibwo abakiriya baba bahari, byagera ku cyumweru ngo nibwo bafura. N'abanyari n'abageze mu materaniro mbona bari kongora mu makeza, barasohoka. Bageze mu iteraniro dayimoni iragusohoye, icyaba kibaye cyose. Icyo ni igifungo cy'abadayimoni. Kudakunda amateraniro, mwarubyiruko mwe, kudakunda amateraniro ni igifungo cyatuma utinjira mu mugisha wawe. Mukunda amateraniro kandi muzire ku gihe, kugira mutsinde icyo gifungo. Haleluya. Igifungo kindi tugiye gusorezaho, gukora ikintu udashaka. Gukora ikintu udashaka, muri kumva icyo Kinyarwanda? Bakeza muzi Icyongereza, nize gikeya, nayo mu ruzerero ntabwo yarangije. Mujye mwumva Ikinyarwanda. Amen. Gukora ikintu udashaka, icyo wumva ushaka gukora ntaba ari cyo ukora. Ukumva uyu munsi ntushaka gusinda, bikarangira ubwayo usinze.
ukumva wahize umuhigo, uravuga ngo mu buzima bwanjye ni ukuri sinzongera gusambana, nijya mbona n'umuhungu uzajya murebera iriya, ukikanga uyu munsi mba wabiguyemo gukora ikintu utari gushaka. Hari umudayimoni uri kugutwaza igitugu kukubwira ngo bikore rimwe ariko ntuzongera, kandi ubundi wari wabikoze rimwe utazongera. Igifungo cy'abadayimoni. Waho kamwe nta kibazo, genda mu mereho kamwe, hari cyose ntabwo uzongera. Ukakamayo kakagusiga mu kabari, ugahera ariko akarahuri kanyuma karagatsinda. Hari abantu bahuye n'akarahuri kanyuma yarambwiraga ati nukuri n'akarahuri kanyuma ndaje yo ngateka nkakaranga ibiryo byiza, akazaza ejo byagagiye mu isomero. Kandi guhera umunsi yambwiraga ati akarahuri kanyuma nukuri ndaje. Gukora ibintu udashaka, umutima uri kukubwira ati reka nahe nababaza umugore, ariko igifungo kikurimo kiri kuvuga ati nta kazi ke wanara kugira gute se. Igifungo cy'abazimu, gukoreshwa ibintu utari gushaka, ubufunze bituma utinjira mu mugisha wawe. Ni bande bambera abahamya nk'abantu wenda mwanyoye cyane, ukaba watanga ushuhudaho akantu gatoya ukavuga ati kunywa cyane byatumye hari umugisha ucika. Ni bande mu bazinyoye? Ba Sheri, ba Angeliste neza, musaza, Imana ibahe umugisha. Reka twumve neza uko yaduye ubushuhuda gatoya. Amen. Natangaho urugero gakeya nko mu buzima bwanjye. Nakuze ndi umwana ufite iterambere, ariko maze kwinjira mu businzi iterambere ryanjye byose byarangiriye aho. Aha, Imana imuhereze umugisha. Reka twumve muzeheho gato nawe aduhe ubuhamya ho gakeya. Imana ishimwe cyane. Amen. Nanjye nabyutse mu kintu cya mbere nakundaga cya mbere sigareti, itabi. Yego. Icya kabiri nkakunda abakobwa. Yego. Icya gatatu nkakunda inzoga. Yego. Ariko maze kwinjira turi kwiga ijambo ry'Imana kandi turi mu buhamya. Maze kubona ibibi byabyo, bya bindi uvuze reka aka kanyuma. Yego. Narabikoze noneho kuko abakobwa tuyacike nageraho pasiteri hari ijambo yambwiye, niba wemeje ikintu cyemeze ntusubire inyuma uzakurwayo aba mafunga. Kwisegereti Imana yarankundiye rwose. Mfite imyaka 65, ariko natangiye kwisegereti mfite imyaka 15 kugeza mfite imyaka 35. Kuva mfite imyaka 35 ikibazo cy'isegereti cyaragiye gityo. N'umuntu ari mu impande zanjye birangucya nkatumva, ariko no. Ikibazo nkifite ni karahuri ka nyuma. Ntabwo ugiye kugurisha ngira gusa nkakwitaho, ariko nabwo ntabwo njya mu kabari. Hari ahantu nkora hano hakurya kuko ntimuki, ubwo mfata akarahuri nkajya ku kazi guhera saa sita y'ijoro, mfataho nkagera saa 9 byose byarangiye. Ariko ku bw'ibyo ijambo ry'Imana riraza rikankunamuka. Tugiye kwitura hasi ariko nasa Imana iguha imbaraga. Amen. Amen. tuzakomeza. Imana igumugisha. Ugifite mikoro, hari ikintu byaba byaraguhombeje, nicyo narimbajije muri ubwo buzima wacaga. cyane byarankunze cyane cyane rwose, cyane cyane ku bakobwa. Cyane cyane ku bakobwa Ubwo barari. ntabwo ndi mu Rwanda, ntabwo bitanu by'amanyarwanda kuyaha umukobwa n'amafaranga menshi cyane. Kera amafaranga menshi
njye nabyibutsa inoti z'igihumbi zatukura ari izo nkuru z'umutuku Mm. z'umutuku ntabwo nzizigira abantu Mm. tuzatura n'umuryango nako kanatutari Mm. inoti y'umutuku ukayimukobwa